tujya twumva hirya no hino abantu bakoresha imbaraga zidasanzwe bivugwa ko bitwa abapfumu bavura inyatsi, batanga amashaba, batanga urubyaro n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ni niyo nkuru ari LB nguhaye ikaze kandi nkushimiye kuba ukomeje kunkurikira muri iki kiganiro imyemerere ku madini. naho ubundi imbaraga zanjye zazikoresha mbakiza ibyorezo byinshi mwumva byigarurije isi nka za Ebola. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذا بخليمسك وذا بإنا فلا كما وزستكنا وذا أين اللذابشا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا Reka ngusuhuze wowe ukomeje kubana natwe kandi ukomeje gukurikirana amakuru yacu y'umwihariko. Kuri uyu munsi mu nkuru yanjye y'umwihariko reka nkwerekeze ku buvuzi gakondo tukugerera no kubakoresha imbaraga zidasanzwe. Icyahoze ari mu Gisaka cy'ahambere ubu cyitwa Kibungo mu Rwanda rw'ahambere mbere yuko abazungu gatolika n'abarabu binjira mu Rwanda bakaruzanamo imico yabo. Hari imigenzo yemerwaga hakurikijwe uko abahatuye bayikoresha. Icyitwa Gisaka ni kimwe mu duce tuvugwamo inkuru zidasanzwe. Bamwe bakanga kubyerura bakabyita utudege tw'amayobera. Kuki Gisaka bayivugamo kugendera ku dutaro biterwa n'iki? Ibi ntibyatumye umunyamakuru wa 94.7 Voice of Africa Kigali FM tujyeyo tumenye neza ukuri kwabyo. Jebanyita kimeza ninge kagati gato gateye mu butayu kadatinya izuba gahore teka gatoshye nkaba rutindukana amacumu ku rugamba ninge nkakuzindura utindura tukura dutanishwa ku rugamba nkamuzukuru mukuru w'Igisaka ninge muruzi w'Igisaka mujya mwumva mwajyaza nahangaha ikirimi bakita igihusunungu. Igihusunungu barakiga mu ishuri se cyangwa kivugwa ahangaha? Hari ukuntu abantu basenga bajya mu mwuka bakavuga indimi ariko nyuma yaho bagasemura bakabishyira mu ndimi. Mwebwe numvaga mubivuga nk'ababiziranye gusa nk'umuntu utabyumva. Nk'aba ngaba baba baje babagana babyumva gute? Ugiye kureba bitewe n'imbaraga twe dufite. Iyo ugeze ku marembo y'imiro mwabonye iri kwa kangaha nje mfite imbaraga zidasanzwe. Nje nkwereza imbaraga ku buryo ushobora kuvuga indimi zose nibyo turi kuvuga ukabyumva. None subwa abantu babona mukora bino bintu yaba baturanyi cyangwa inshuti iyo bababona babafata bate? Ushobora kujya gutya bisambo bikaba byakujujubije bikaje bikamena inzu bigatwara ibikoresho byose. Uragaruka ibintu byaye nkabigarura bikagaruka mu nzi wawe. Urumva mu byukuri izi mbaraga ibi bintu mubikora gute? Izi mbaraga imbaraga nakuye kuri sogokuru wanjye Rwabugiri. Imbaraga yansigiye umwuzukuru wa karindwi uturuka muri Karishaka. Urumva nkabyarwa na uzukaba. Zini imbaraga mfite imbaraga zanjye abazikoresha basha kuba nakura umuntu mu rupfu nkamugarura mu buzima. Bisaba iki ku buryo umuntu wapfuye mu mugarura ibuzimu? Kuzura umuntu wapfuye bisaba kuba atamaze icyumweru mumva. Iyo amaze icyumweru mumva bisaba kujya gushaka umuti mu butayu bwa Karahari ahantu bita Sakarahamu. Mwabesaba kujya gukura umuti wo kumuzura. Ibyo urumva ko bigoye. Umuntu umaze iminsi 3 mumva shobora kumuzura waresheje imbaraga nahawe na sogokuru Rwabugiri. Ibyo ngibyo ngira ngo mwabibonye ni bimwe mu byo nakoreye ahangaha. Hanyuma subwo ngubwo mujya mwemera yuko habaho imbaraga z'Imana zibarengeje ubushobozi? Imbaraga z'Imana zirahari ndabyemera. Ariko nanjye mfite imbaraga ndabyemera. Iyo Mana bavuga nirakora ibitagaza nk'ibyanjye
bivuze ngo rero zogo n'ubatsikashwa wabarika fahaye yindaha n'icyo ufite imbaraga ye ngaho dusoza ugire icyo tubwira utubwire ahangaha ni hantu ki abantu bakunze kuhita yuko hano ari ikuzimu hanyuma ugire n'icyo ubwira abateze amatwi Radio Voice of Africa mu kiganiro imyemerere ku madini. Angani kuzimu abanyita satani nge nitwa Kimeza ko yajya sinde se kibi nge nitwa Kimeza. Satani ni izina ryanjye nge nago ndi se kibi nge ndi satani. Naho ubundi imbaraga zanjye zazikoresha mbakiza ibyorezo byinshi mwumva byigarurije isi nka za Ebola indwara nyinshi ziri mu isi. Izo zose mu minsi mike ndaza kuza kuba ntazihagarika. Tujya twumva hirya no hino abavuzi gakondo bavuga ko bavura ibintu bitandukanye birimo inyatsi n'ibindi. Wumva no kubivuga bitandukanye nyamara igitandukanye nuko n'abavuzi gakondo bagenzi babo rimwe na rimwe batemera bamwe mu bavuzi gakondo. Bamwe mu bavuzi gakondo twagerageje kwegera tubabaza kuri iki kibazo barimo Kayiranga Moise umva uko afata aba bavuzi. Reka nkubaze umuntu wambaye rugabire wowe yaguha wambaye iyo nkweto ni wowe waguha ubukire yabanje akabwira urumva bya n'abateka mutwe urumva ngo batanga urubyaro batanga akazi wowe yakihaye aragusaba amafaranga y'iki. Mu gihe umuvugizi gakondo Kayiranga Moise uturuka mu karere ka Bugesera avuga ko nta muvuzi gakondo wakagombye kuvura cyangwa atagagombye gutanga icyo adafite. Mugenzi we nawe ukorera mu karere ka Kayonza abona ko atari abakristo abona ko ari abapagani. Ngende umukristo ubwite ndo umukristo byo bintu by'inyatsi bya mwako byikingiwe ntabwo mbyumva rwose. Ntabwo tubyemera bira ni ibintu byateka mutwe buryo umuntu uvuga ko avura inyatsi ashobora no kuba katubura ibitsina ura n'umuteka mutwe ahubwo byabyiza umuntu umeze atyo leta idufashije ikamugira inama kugira ngo areke kudusebereza ubuvuzi kuko bira bintu birimo biradusenyera cyane za kanseri ibyo byose barabeshya. Uyu ni umwarimu muri kaminuza Ines Ruhengeri nawe wagize icyo abivugaho. Tubyumva bamwe mu maradiyo bamamaza ko bavura n'inyatsi bavura n'ibiki bitabaho abavuzi gakondo badakora kinyamwuga burya ngo iminsi y'igisambira base kandi hari n'itegeko rizasohoka muri iyi minsi rizatuma umuntu udakora kinyamwuga azisanga hanze ibyo yirukankagamo ashakisha amafaranga ashyushye asange bihindutse ubusa. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko yemera ubuvuzi gakondo ariko bukurikize amategeko ariko igatangaza yuko itemera ubuvuzi nk'ubu ngubu bwo kubeshya abanyarwanda. Dr. Mutaganzwa Avide ni umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kibagabaga aha yavugaga mu izina rya Minisitiri w'ubuzima. Rimwe na rimwe ugasanga n'umuntu arihangana akavuga ngo aravura indwara zose yewe n'izo tuzi zikomeye cyane nka za kanseri akanavura n'inyatsi bagatera n'ishaba ibintu nk'ibyo ngibyo. Biriya bintu iriya myitwarire nk'iriya mwebwe muri aha ngaha ndumva ntawe twayibariramo nta n'uwo twayitekeraho kandi nta n'ubwo leta izabireberera abazabikomeza amategeko arahari ntabwo tuzabemera ko babikomeza. Waba se warigeze utakaza amafaranga